twongeye kubasuhuza nshuti bakundwa bene data mwe mukurikira iyi YouTube channel Yesu abamugisha kandi arusha kubagira neza. Rero nongeye kubasuhuza mbifuriza umugisha w'Imana ku batanzi ni Hamugisha Joel. Yesu aduhane umugisha. Reka rero dusome ijambo ry'Imana Imana impaye kubagezaho nanone nkuko nahamagariwe gukorera Imana. Turisanga hano muri Nahumu ibice 2 umurongo waho wa mbere. Ziravuze ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe yatsembweho pe. Imana idufashe. Nshuti bakundwa bene data, ahangaha hagaragaye umuntu witwa Yuda, ariko ahari Yuda uhakure izina ryawe, kuri izina ryawe, kuko ijambo ryavuze ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza. Ndagira ngo nkubwire ngo hari amaguru yuzanye inkuru nziza Imana ikoherereje, kandi ayo maguru yuzanye inkuru nziza ntabwo aje gutyo gusa, ahubwo ijambo riravuze ngo komeza ibirori byawe byera. Mwene data muvandimwe, mu muryango wanyu harimo karande yo kudashaka, harimo karande yo kudashaka. Iyo banakuregeye bitewe n'ibyo bakoze babona ko utazashaka, ariko Imana iravuze ngo ndafashijwe kandi komeza ibirori byawe byera. Bishatse kuvuga ngo mu muryango w'iwanyu nubwo nta mahirwe ahari, nubwo nta mahirwe yo gushaka ahari, nubwo nta mahirwe yo gukora mariage ahari, nubwo bakoze ibintu byinshi bibi ku buzima bwawe, bavuga ko udateze uzashaka ukoze mariage, ariko Imana ivuganye nanjye ngo iyo migambi mibi y'abadayimoni, iyo migambi mibi ya karande z'iwanyu Imana izitesheje agaciro. Imana iravuze ngo komeza ibirori byawe byera. Bishatse kuvuga ngo Imana itangije ibirori ku buzima bwawe. Wa mukobwa we, urabizi ko ufite imyaka myinshi irenga 30, ugeze muri 40 ndetse n'indi hejuru, nta n'ibyiringiro ufite byo kuzashaka, ariko Imana iravuze ngo hoya, humura, karande yo kudashaka Imana ikuye ku buzima bwawe. Komeza ibirori byawe byera. Wahize imihigo koko Imana nigukorera ubukwe uzayishima, ahubwo iguhaye uburenganzira nonaha, cyangwa se gutegetse guhigura imihigo yawe. Kuko ijambo riravuze ngo umunyabibi ntabwo azongera kunyura iwawe yatsembweho pe. Hari umunyambibi w'umurozi wari waravuze ko utazashaka, ariko atsembweho. Hari umunyabibi wakwaturaho amagambo mabi avuga ko utazashaka wa mukobwa we, ariko uwo munyabibi atsembweho. Hari umunyabibi utakwifuriza ibyiza, hari umunyabibi utakwifuriza ibirori, ariko atsembweho. Wowe umva nkubwire, uhawe amahirwe, komeza ibirori byawe byera. Bishatse kuvuga ngo umunyabibi wari waratangira ubukwe bwawe, urabizi kubengukwa pe, urabengukwa ukagira amahirwe yo kubengukwa, ukagira amahirwe yo gukundwa, ariko bikarangira bwa bukwe wari witeze utakibubonye. Ariko iri jambo riravuze ngo komeza ibirori byawe byera. Nubwo wabengutswe, nubwo werekanywe ubukwe ubona buvuyeho, ubona uwari wakubengutse arakubenze, nubwo uwari warasezeranye ubona n'uwo mwasezeranye arakubenze, nta n'impamvu nta n'icyo akuziza, kubera karande ikugendaho kudashaka. Ariko Imana ivuganye nanjye ngo nkubwire ngo iguhaye amahirwe ya kabiri yo gutangiza umushinga w'ubukwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo nkubwire ngo hwigura imihigo. Hari amahirwe Imana iguhaye wa mukobwa we, hari amahirwe Imana iguhaye. Baragukwenye, bagufasheho ijambo, bakwatura amagambo menshi agiye atandukanye, ariko uhawe amahirwe. Imana ishimwe, uhawe amahirwe yo gutangiza ibirori. Haleluya! Impundu zigiye kuvuga mu muryango wanyu, impundu zigiye kuvuga muri famiye yanyu, impundu zigiye kuvuga haleluya imbere y'inshuti zawe, impundu zigiye kuvuga. Abanzi bo bazahekenya amenyo, ariko nibashake bazamarire mu kanwa. Imana itangije ibirori, kuko
umunyabibi watumaga ibirori byawe bidasohora atsembweho. Uze gutera haleluya muri komantere, atsembweho mama. Wa musore we nawe ufite ikibazo kigukomereye cy'ubuzima, ufite ikibazo kigukomereye cy'imibereho, nawe iyo wirebye ubona nta kirori kizataha kuri wowe, iyo wirebye ubona nta mahirwe yo kuzashaka ukoze mariage muri wowe, kandi ukunda ubukwe bitewe n'ubuzima, bitewe n'igihe cy'imikorere wabuze, bitewe n'uko nta kazi ufite, bitewe n'uko nta mibereho myiza ufite, ndagira ngo nkubwire ngo nawe byaraza. Ariko Imana iravuze ngo komeza ibirori, uhawe amahirwe yo gutangiza ibirori kandi ukabikomeza, kuko izo mpamvu zose zatumaga udatangiza ibirori Imana izitsembyeho. Imana ishimwe. Nawe wa musore ufite amafaranga pe, urayafite menshi cyane, ufite ubutunzi bwinshi cyane, ariko iyo urebye uba wumva muri we nta rukundo ruhaba, mu mutima wawe wumva nta rukundo ruhaba, wumva muri make kwiberaho wenyine biguhagije. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo buriya iyo udashatse umudamu, wa musore we, iyo udashatse umudamu, ndagira ngo nkubwire ngo hari umugisha uba utangiriye. Ubundi umuntu yazanye umudamu aba afunguye umugisha, cyangwa se aba yinjiye muri sisitemu y'umugisha wa kabiri. Iyo utarazana umudamu uri umusore, ndagira ngo nkubwire ngo hari umugisha uba utarabona. Umugisha wa mbere uba utarabona uba udafite umwana, burya udafite ugukomokaho, navuga ngo nta shinge, nta rugero uba ufite. Ariko iyo umaze gushaka uri umusore cyangwa uri umukobwa, ukagira amahirwe Imana ikaguha umwana, ndagira ngo nkubwire ngo uwo mugisha wa mbere uba wakiriye. Iyo wakira umugisha wa mbere rero w'umwana, ndagira ngo nkubwire ngo umuntu ufite umwana ashobora kutaburara, ariko utamufite akagira ute, akaburara. Rero ndagushishikariza nanagusabira kugira ngo Imana igutangirize ikirori nk'uko ibitubwiye. Ni ukuri Imana iguhaye amahirwe ya kabiri yo gutangiza ikirori. Komeza ibirori byawe, uhawe amahirwe, injira, tangiza umushinga w'ubukwe kuko Imana yawutangije mbere yawe. Tangiza umushinga w'ubukwe kuko Imana iragushyigikiye. Iravuze ngo komeza ibirori byawe byera. Haleluya. Abarozi barwanyaga ubukwe bwawe Imana ibatsembyeho, reka tubivuge gutyo. Abanzi baguhigaga bagufasheho ijambo kugira ngo ntabwo uteze uzashingirwa, Imana itsembyeho iyo migambi yose mibi ku buzima bwawe. Ahubwo komeza ibirori byawe byera kuko umunyabibi atsembweho pe. Haleluya. Ijambo ryavuze ngo higura imihigo yawe kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe. Mama, urabizi ko wabonye umukwe, ubona umukwe aragiye nta mpamvu. Wa mugabo we, haleluya, wa musore watangije umushinga w'ubukwe, ubona ubukwe buvuyemo utazi n'impamvu, ubenga fiyanse wawe nta n'icyo mupfuye kigaragara. Ariko Imana ibahaye amahirwe, haleluya, Imana ibahaye amahirwe yo gutangiza umushinga w'ubukwe. Haleluya. Wowe yigura imihigo kuko uwo munyabibi atsembweho, ntabwo azongera kunyura iwawe. Wa musore we, wa mugabo we, nawe waje kwisanga wishingiye nta mpamvu, ariko Imana iguha amahirwe ya kabiri yo gutangiza umushinga w'ubukwe. Nubwo wabanye n'umudamu wawe mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko ya leta ndetse n'uburyo bunyuranyijwe n'amategeko y'Imana, ariko Imana iguhaye amahirwe. Gerageza tangiza umushinga w'ubukwe, winjire mu rukiko usezerane, leta iguha uburenganzira kugira ngo udakomeza kwitwa uko witwa. Simbuze uko witwa, ariko burya iyo utarasezerana hari uko witwa. Rero ndakwinginga kugira ngo winjire muri sisitemu yo gusezerana kuko Imana itangije umushinga w'ubukwe. Warabiteguye biranga, unabigambira biranga bitewe n'ubushobozi, ariko Imana iravuze ngo tangiza ubukwe. Muri iri jambo ndi kumva Imana ivugana nanjye muri iri jambo ngo komeza ibirori byawe byera kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe atsembweho pe. Murakoze. Numvaga ijambo rinyuzuye ryo kubagezaho mesaje ari iryo ngiryo. We kugira ubwoba, komeza ibirori kuko umunyabibi ntabwo azongera kunyura iwawe atsembweho. Amen. Murakoze. Amahoro amahoro. Bye.